no mana nyagasani ibi byo ndabikizwa ni yego mitambaza ngo nyiriyo cano ndamburya cyane imitsutsu ibintu byakuvunnye nabone nyiriyo cano ninde yego babarambwiye ngo ni igihungu cy'urunyinyi cy'uruhanga wavuga ngo ni kasa bavuga nyiriyo nguyu ngo mureba aho ni ufite igihanga kandi ni inyinya nazo mwana ingome yakonjejemo mubaza uko byagenze ariko azabaretse narahazi iyi ni inyinya ngo Madrid uratuma umwanya ndetse mu mwanya ndamuhamagara njyewe naramwihamagariye bama nimero ye Yego. ndamuhamagara namani munkoreye ibiki yego namani munkoreye ibiki koko uyu mugabo rero mubona aha ngaha yego bamwita Piyonika yego ni umwe mu bagabo bigeze kunkorera iyicarubozo iharabika riteye ubwoba yego ndetse ni umwe mu bantu bigeze kunkorera torotire morale et physique yego moralement yego Piyonika nigeze ahantu bita icyo gihe naciye mu Buholandi yego Amsterdam ngeze go of first yego ngeze mu kibuga cy'indege uyu Piyonika na bagenzi be yego babasohoye video y'utwana duto tw'imyaka ine urukumva Patrick iyo ni imyaka 25 itabura urukumva ni 25 itaburana ndavuga ngo utwana nasambanyije ayo asonera kusanga urya ko utarimo kurya urukumva Patrick murangiza yego ndavuga ni mana nyagasani kuva navuka wenda navugwaho ibindi yego ariko umuntu ushobora kuba yakubeshyera ikintu nk'icyo ngicyo icyo ni icyaha kiri intolerable cyayo ntabwo baburana mu byaha bitababarirwa namwavo kuba ukenewe si mu Rwanda gusa ni ku isi yose komeza fresh sana nizere komeze neza cyane mpamvu dukurikiye hose muri mu bice bitandukanye tuba tubasuhuza kandi tubaha ikaze nk'uko murimo kubibona turi batatu hano yitwa Piyonika Swezi ahuye na Mipangu ngo yigeze kujya harabika ubwo bagiye kubyivuganira simbizi yitwa Jestizo wa Mipangu icyogere mu nkuba umutami w'abagore ubwo ngabo rero abagiye kuduherekeza muri kiganiro cyacu navuga ko harimo umukire witwa byose murenge harimo kandi umukire witwa Muchoma Jay wigane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bashaka babushetse imeze neza cyane niba bagirwa n'umugabo bita Angelo guturuka Belgique nawe n'umukire umeze neza cyane ubwo n'abatiranga ngo tujye konukana muri iki kiganiro ndetse n'umukire nanone utuye mu gihugu cy'Ubufaransa bita Emi ari nawe wagaburiye De Ben akamushakiraho kurara ndetse n'umusarani wo gukoresha mu gihugu cy'Ubufaransa kandi baracumbike Bruce Melody ngoye Melody ntabwo ari Ubufaransa yacumbike Bruce Melody yabwo abantu ntabwo bigeze babimenya abo sibo bakire turi kumwe kandi na Rujava Phone Shop ufite telefone nziza cyane mu mujyi ka Free Zone dufite promotion mu mpera z'umwaka uzana telefone Samsung cyangwa se iPhone tukaguha make twagiye mu Mipangu meze neza meze fresh cyane uramubona Piyonika umwe mu bahungu ngo bagiye baguharabika cyane ni mugabo kwicara nawe umunsi wa none byasaka imbaraga zikomeye natakambye ndavuga ni nyamuneka cyangwa nizamba no kubera we Patrick Piyonika utarimo kurya ariko nanone kandi aba n'umuntu aranyanga ariko nakanyama kamwe waje wikore waharabitse umuntu utangiye no kurya niba bitangiye kubigana nakanyama kamwe koko agaze babipanga umubyeyi koko umuntu yaraguharabitse utangiye no mugaburira n'ubwo Patrick ikintu kimwe twebwe dukora nayo byo wakomeza kugenda umbwira ati reba temu tugenda dusatira umwaka wa 2026 gerageza ukora ibishoboka byose tugire dutangirira umwaka wa 2026 umutima mwiza nta muntu utanyira w'ikibazo ngira ngo wagiye ubibona ko bamwe mu bagiye batwifuriza inabi batakwifurije kubaho batakwifurije gutera imbere bagiye bakwifuza gufungwa maginga ya ngaya hafi hano bamwe muri bo nk'uko Piyonika araza kuza kugenda abitubwira yego bashobora kuba banajya tuvugane ni time wabona imodoka iciyeho iciye hano kwirebe imanuka uyu mugabo rero mubona aha ngaha yego bamwita Piyonika yego ni umwe mu bagabo bigeze kunkorera iyicarubozo iharabika riteye ubwoba yego ndetse ni umwe mu bantu bigeze kunkorera torotire morale et physique moralement yego Piyonika nigeze ahantu bita icyo gihe naciye mu Buholandi yego Amsterdam ngeze go of first yego ngeze mu kibuga cy'indege uyu Piyonika na bagenzi be yego babasohoye video y'utwana duto tw'imyaka ine urukumva Patrick iyo ni imyaka 25 itabura urukumva ni 25 itaburana ndavuga ngo
utwana nasambanyije asonera kusanga urya kutarimo kurya urwo Badri Badri murangiye yego ndavuga ni Mana Nyagasani kuva navuka wenda navugwaho ibindi yego ariko umuntu ushobora kuba yakubeshyera ikintu nk'icyo ngicyo icyo ni icyaha kiri intolerable cyayo ntabwo baburana mu byaha bitababarirwa nta mwavo kuba ukenewe si mu Rwanda gusa ni ku isi yose ndabeshya Patrick yego inkuru kiyibona wabyakiriye kamaze ikintu nyivuge mbere yuko gikomeza Jay naramwandikiye tubwire uko yabonye inkuru uko byakiriye ukimara kubona inkuru y'abana bazanywe b'imyaka 4 ugeze Amsterdam ugaruka ni wavuze uti sano no mwuka byara nsanze Sengabo nahise mvuga nti agomba yego Mana Nyagasani hano hono no birarangiye bako nigeze nakinnye byinshi natutse benshi oya nakinishije byinshi yego n'icyaha murambona nta kibazo aho no Mana Nyagasani ibi byo ndakizwa ni yego yicaranye na mitambaza ngo nyiriyo cano jamburnya cyane imitsutsu ibintu byakuvunnye nabwo ni nyiriyo cano ninde yego babarambwiye ngo ni igihungu cy'uruhanga wavuga ngo ni kasa bavuga nyiriyo nguyu umureba yawe no kugita igihanga kandi ni inyinya nazo mwana ingome yakonjejemo mubaza uko byagenze ariko azabaretse ni inyinya ubwo Madrid watumwe umwanya ndetse mu mwanya ndamuhamagara njyewe naramwiyamagariye bamana nimero ye ndamuhamagara namani munkoreye ibiki yego namani munkoreye ibiki koko nabagize ne bro umuhungu yego yahise anyihenuraho cya yakubwiye ngo iki ambwira ati that's how we do it niko dukora uko niko dukora bahungu w'igikoni oya ngize n'iki gikoni wewe mtoto wa MSA bro wewe mtoto wa MSA uretse mvuge Patrick icyo kintu hano twa twakire mitsutsu yitwa mitsutsu nawe Empire nawe yahageze mitsutsu umeze neza nawe jana hari ikibazo cyabayeho mitsutsu nigeze nkunda bamukuriye nuko gusa Gents Comedy umuzimiriza amatarasi ari umuvandimwe ntabwo yabikunze abantu bose ntabwo babikunze nta muntu wabikunze avugisha ukuri abo nawe uzuye akaboze nuko nyine Gents Comedy ari umuvandimwe ubundi wakabasa twamwakire gavuga yego Patrick kuri icyo kintu hari live yabaye yego numva Kasuka ari kubivugamo ndetse na Dumba ndamwandikira ndavuga nti iyo nkuru wavuze ko ntayikoze umuntu ninde arambwira ngo ni 5 guys cyagera ngikora kuri 5 ngikora kuza hano kuri 5 ndavuga ni 5 guys sigeze ngikoraho nta nubwo isubiranye ranagaragara aho hantu Safediri ke ni umuntu uwo kuri 5 guys ngo ni ba Junior so bakoraga se ntago basi noneho we agira ngo ni njyewe arandanyandikira ndavuga ati Kasuku singiye sinkora kuri 5 guys wapi hano ubwo urabizi kandi baramubwiye ngo niko dukora aya yarambeshya ngo niko Kasurambeshye urambeshye ntabwo abyigambye mutuganiro ntabwo ari mutuganiro mitsutsu mutanga muhamya ibiryo byateganya gushyira amavuka warya kubyo avuga abo se waje wikore mwate mwese mugasangira nabyo rero yego mitsu umutanga buhamya yego ngo byagenze tane wabyumvise mitsutsu uvuga ibintu wasubiramo yego nariherereye sinajya becya nicyo kintu muzi ubajya najya kuri icyo kiganiro urabisubiramo yabyemeza mitsutsu nicyo kintu muzi najya becya weseri yapana kuba umuntu uri aho ngaho ntabwo muri comedy muramukanga 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 turi gukina komedi ibikangisho waseriye ugerageza ku muntu w'umugabo mitsu byagenze gutya wigeze ubona iyo nkuru nyikora ikiganiro wakoze nyine ikiganiro cy'abantu barakibonye uri kuvuga abo bana Kasuka avuga n'ababonye ibiganiro bihari nyine ndakubaza uretse gatura cyo ikiganiro gatoya umutima Gasuka agira urukundo agira kuba yicaranye nawe hano uwo mutima ukura he uretse wamenye ngenda kukubaza ni wabahuze pe yari yabyanze uretse cyangwa wabikoreshejwe nuko wafunguye agaca dege mutivise oya no kureba nagusabye imbabazi bwa mbere urabyibuka yego urongera uratonze wasabaga imbabazi z'iki ntabwo wavuze oya ngende ubyagenze kambe gusubiramo icyo kintu cyakuvuye ugira umwana kurebanye nari mu buzima bwanjye icyo kiganiro sinigeze ngikora bivuga Kasuku ko abo bana ibyo ngibyo yavuze nta na rimwe nzigira muri kiganiro kimeze gutya mu buzima bwanjye nkiri muzima ahubwo ibyo byagenze ngenda nakoze ikiganiro ndavuga ngo byambabaje kuba Kasuku naramwanyikiye musobanura ko atenge bagikoze arangije n'undi abivuga muri live y'Imodumba na yawe avuga ko amuharabi ndavuga nise Kasuku dupfike ko buri gihe aza ari kuntuka akavuga ko nakoze iki kiganiro kandi naramusabye imbabazi nkamubwira ko ntagikoze ibyo navuze
ibyo navuze ibyo ngibyo umaze gukora ibiganiro bingahe umara ngwarabika nta se bitutse bitutse ikihe cya mbere kivuga wowe wemera bingahe uretse gato ikiganiro ngenzi nakoze ni kimwe ntabwo mvuga ko yakundanye n'umukobwa witwa uranambeje ngo nakoranye ngo niko ngashima n'uwo nicyo ngicyo nakoze uwo mukobwa niwe navuze bico gusa yewe twashimara bico gusa cyonyine bari bahungu yitoro bodore bangore none nk'uwo mwashima tusinamwe ni nka byari njya kumugumba mu miki yashimati nawuze mwe yako hawitse na miki yeretse se ko muvuga ntabwo muze amaso kuma miki urabura na rimwe ntabwo muze amaso n'ukuri kw'Imana simuze amaso yanjye miki kandi ngwara musaka umusabye nurayisi samusabye kandi mwarajyanye rwamagana mwarajyanye rwamagana anambeshira ngo kugira ibanze rwamagana wakimasha none se undi ko mukobwa yaramukuye uretse gato kuri umugabo witwa Ashimari jewe ubwanjye we yambwiye ko ahubwo ni n'ibyakebye bintu 2020 na gatatu yari narisubiriye mu rugo i Musanze umaze imyaka 2 wo muharabika oya nicyo kimwe narasubiye i Musanze ibiri guta Kongo bwanjye mujuti we jihadi ngoma zitatara bikabana umva yaraje zari ibyo biryo hano tereka ako rero tuvuye dusubira ibindi uretse gato tuvuye dusubira ibindi uyu mugabo ni ibiryo byanjye azi ko njye nariye ako se nyine warambitse isahani icyabuze si yese warambitse isahani tukarya twese ni nk'amashara urumva urabona si ibyo bagufungiye kasuka nawe yaramarabitse kasuka yaramarabitse wafungiwe ngo narwaniye umutwe w'isabanje kasuka yaramarabitse ngo bamfunze narwaniye umutwe w'isabanje ubwo byagenze yewe muri byo abahungu banjye abana kugira bakuru rero twagiye kwa marshali umwe nawe mu gihugu z'abana niko numva nabyumva nyoni nabyumva nyoni gasabye umukire wa bahungu marshali ni umukire wa nyoni kape inkuru z'aba bahungu nizo guseba kuba nkaho nika yabyuka mu gitondo umuvandimwe yaguhaye urarya w'ikibungo bararugasa nibyo utinye w'ikibungo mitsu nawe rero oya ohe nuko biharabika ubwo bw'ejo wakubwira ko dukigana kwita umurozi nuko bakora kandi abitangiye wari ese ni wanze kurya oya ese isani yayiteruye isani barajya bagufungira ongera urwanire ibirayi bagusura agira kabitangira ubutinganyi butangira jihadi kasuka avuga ko ari umutinganyi se abyumvanye kasuka oya kandi njye nabyumvanye junior yitavuga ngo ngateretse sankara sankara de prime nawe nayujye inde gisenga fakanya manye kazi ni mayonnaise yego ubwo umuhungu banumbe uru muhungu rero usubiramo story wavuze y'inyama umuhungu ukuntu byagenze by'inyama ako ntagaranza imbabazi yego nawe utagera muri mbere tuza kugera ku ntego nziza tuve hano ibintu byose ako mitwe nabigana yakoze guharabika nawe ubwo turabigeraho bikaba nkubwire story ukuntu byagenze mutazarimo imbabazi bagenda inyama urumva ni nk'ibizaka byari kumwe harimo iki uyu nguyu inzanga se ndika ni inzanga nyama mugira tuje no mu kanwa ariko amenya aruzuye 32 aruzuye 32 aruzuye iyi ni inyinya ari n'ubwiza usibye ngumi bavuga aguretse magararo urebe magararo urebe gikomereze ngo harimo Onika nande harimo Onika yego ngo uwitwa ngo Muhire Johnson promoter promoting indirimbo yego wa gatatu n'abandi bose baramufite uwitwa ngo Jean Pierre Romeo noneho uwitwa Muhire Johnson yewe nari natekereza ko n'umujama muzima ko tumaze guhura nka gatatu kane gutya abona nyine n'umujama muzima utagira ibintu byinshi cyane avuga n'ibiki byose ariko nawe nyuma nje kumenya ko nawe umutima we utari mwiza ajya marabika yanakoresha ngo witwa niyo aryo harika ajya marabika nda umwe nawe niki noneho nyuma kubona ko nawe ari uko nguko inzanga mu zindi urumva noneho aba ngabo baragiye Nyamata twe tuvuye kwa Marisha barariye bamaze kurya bari banambaye nabi barariye banga kwishyura yego banga kwishyura
uzi ibintu barumani yakoze ntabwo iki gihe muri iki gihugu cy'u Rwanda ushobora kumera nk'aho uri hejuru y'amategeko yihamagariye abahungu ba dogiteri barahageze mu masegonda iki ngiki bagifatiye ibyo kurwanya umutwe w'ifi byavuye avuga ariko yabuze iby'ifi akaba ageze ku rwego rw'ibyo ni ukuvuga ngo avanga inkuru kasuku buretse gato buretse ko ntabwo arahagera ntabwo ndahagera ndimo iruka ari nini ufite imitwe myinshi baraza bafatira ahangaha uyu nguyu ugewe ngo ntago wari igihe wakomandaga ntago ari igihe wageraga ku bintu byose babaga ati noneho barabishyuza nyine ngo bishyure urumva noneho mu kwishyura hari umuvandimwe wundi waje ku ruhande arishyura ariko hari komande yari itaraza bagomba bagiye gukwepa nyine noneho iyo fi baza kuyizana bo umuvandimwe yabishyuriye uri mu kabari niho noneho urumva niho noneho uyu nguyu na bya bigo by'ibindi bagendanaga byahise bigenda gute bahise bayirwanira iyo fi n'udufiriti tutari twaze noneho uyu nguyu na Muhire Johnson babarwaniye umutwe babarwaniye umutwe ukuntu byagenze niba ari Johnson bari batumye ifi wakoze komande iyo utumye iyawe kare ntabwo yari kuza kurinda inkorera mu byo kurya babacamatanye ari nibyo byari bibaye nawe muri kanya ku birayi akubaza gutera akubwira ngo teruye isahani ako kanya abahungu ba dogiteri barya bagaruka babugese yego babaza niba batararayemo nk'iminsi ngaha rero uretse gato ikintu nyibwiye gasuku kubwira inkuru ya nyayo kugira gasuku ajya abwira abantu bamukurikira iyi nkuru ya nyayo uko mwafunze ni ukuvuga ngo twagiye kugurisha yanzu kwa Marishari kugurisha samusera agiye kuyigura se bamuwe kuko yishyuye miliyoni 90 rayifu urumva rayifu sheke twayibonye urumva tuvuye tujya kwiyakirira ahantu bita mu kadege turetse inkuru nyibare abantu bamenye ukuri tujya ku kadege hari umukobwa w'inshuti yanjye ufite akabare munsi bita Imayange nawe ngo mwageze werega maharwani kandi rero twafatiwe kamubwire story yaho rero urumva tuva ku kadege tujya kuri uwo mukobwa Imayange turinkwe mwakundana ako byararanye urumva noneho bigeze nko mu masaha 4 z'ijoro haza umuniga uriya twazize witwa Kwizera ahageze azana icyuma cyitwa gorira ubwo ni mbere ko mu Rwanda umutwe icyuma nyine ubuyoga bw'amata w'ifi ntago ari zimwe zishageshe aho dukubwira inkuru nzi ya nyaje yego azana icyuma aravuga ngo nabwo njyewe rero sinywa ari kero urabizi urandi sijya mu byuma njyewe indimo yarakabye kumutse urumva ndabwa njyewe sinywa ari kero nakamurade nabonye avuga ngo borofesha mu by'imitsi urumva ngo confirm yo kasuka ajya avuga nahise kare kasuka mo arabisha ndabona ko bakora imyaka 3 reka tujye ikigo abandi fax man ngo mwisi ikigo ukuvuga ngo ni ngo ni kandi umubyeyi ari umubyeyi ako yavana bisananye sinabikunda pe shimo n'umugabo mwakoranye kuri ibintu n'ibyo ngibyo n'amatara uzana urumva wase muhari n'abantu ngurimo amadeni inde wowe mukanywa ntiwishe reka nkomeze iyo muri nyisozi niyo turayigana iyo rayimbaza bakanywa ntiwishe reka nsoze inkuru mitsutsu nyisoze witwangira witwanga mu mutwe uwo muntu araza ahereza Muhire iyo rikera yimeza ku gahato turabyanga niwe twanga gusangira nawe y'icyuma yego haza undi muniga w'inzobe ntabwo ari insuzugurwa barahungu ibaze icyuma cy'igihumbi icyo yazanye ari bane bakagisangira muri bane yarakizanye ngo tukinywe turabyanga banza wumve haza undi muniga w'inzobe rero haza umuniga witwa umuniga amudukura akagu twakigisiga muri Kenya ngewe haza uwo muniga wundi umuniga amutera uzacisha neza no nzara ntabwo uzaciye ari umugabo akaniko nikoresha muzumigano raje uzo n'umuntu utuje urumva reka nkomeze noneho uwo muniga ku bitongo witwa Bosiko inkokora muri komite ava ikabyara mu mukabyara ni impamo ya aze kugishaka kunshira intwanguru urwara rurebe gutyo nirwo wikoresha umuntu wese unzi nirwo wikoresha umuntu wese uzi kuva muri secondaire azikogira runo rwara nirwo wikoresha ije kotono none umwanda urimo biragaragara ko banza wumve neza mitsutsu bya byo kutiga ujye uvuga bya byo kutiga ujye uvuga mitsutsu bya byo kutiga ujye uvuga rebe he hanga kuri Imana giye ibintu mu nkoreye nukuri pe usije umutima mwiza ugira ngo ni ngo ni goki
Unitize ko iki? utize Nyine ngo nitize. abashaka kugira ngo mbere nka nyambo nawe Nitize ko tonono. twari dekaraye amore akoze ndaza kubisobanura nyamukaro iwanyu wambabari ukamumbwira sinamukoreye ubuvugizi iyi mbabari umumbwira ushaka kujya kumwishyura muri nayo nari tumufitanye habe na gato njye ni ukuri kwimana nabyemeye ni ukuri kandi nemeye kumwishyurisha ako muri nayo yambaye inifomu kaki n'umweru yego Mwatumye nasoza inkuru. komeza nawe Nuko arakizi karaka kuba bakagira igikombe nawe byakuba urakumva? Nuko uwo muniga ku bitabo witwa Bosco inkokora kwitava inyana mu mazuru. ubu ni wa gatanu wari uhari konongo N'undi waje umukuramo. Urakumva? konongo maswara arayigira Noneho ibyo turabakiza birarangiye. yego Uwo muniga ajya urumva wa mukobwa ndagiye wa wundi yitwa Kundaga. yego Amusanga muri kontwari. amakuru avuga se gukora indaya mwapfaga aho indaya ikora kuko twari mu kabari aho ngaho Agari ndana wamusebeje. yego kandi ari kugenda ubwira abantu wowe kamarade niko yatubwiye ubushize aheruka Ase oya humura uwo mukobwa narebe Agari ndaya umukobwa. kamarade niko yatubwiye Yasindaya kamarade niko yatubwiye ubwo umukobwa mu kiganiro sindaya ko ntiyicuruza. kamarade niko yatubwiye aheruka mu kiganiro Ase kamarade tunganya ibitekerezo nuko tuvuga kimwe. Ntago abantu banganya ibitekerezo byabo. Kuko nanjye nawe tutabingana kuko nabingana na Kasiko nabingana na Nuritsutsu. Urese afite uko yandastanding ibintu bye nuko kamarade yandastandinga gute uko we ukakubwira nyine agenda ahimba ibyo bintu byanjye. Urukumva? mu nkuru maradi ni ukuvuga ngo abantu mwese mwakoraga kuri 3D ndetse n'umuyobozi wanyu wa 3D mwese muba mugendeye kuri gahunda y'inkuru mpararitse gusa Aya. uhereye kuri bafata Oya aho ngaho. Aho zikuri kumurabika turi kumwe. Zikuri kumurabika turi kumwe. Inkuru marabitse ubwo boss wacu kumuzanamo ibyo ngawe babizi. fata urugero ufata ku mavuta yego jihadi fata nkundi neza Yego, jihad nawe ugiye kugenda ugiye kugenda agiye kugenda agiye kugenda kugenda. wawe namuhaye imbabazi da nzovu mbese imyaka Icyenda. nzovu yaraje amacami duto kimwibukire gukora ibyaha icyenda nzovu yaraje hano amaze Byinshi kumva ashyiramo yakanzu nzovu y'imwe nta mwajyaga smartphone agira mukoresha bitatu nzovu bigushije nta bine smartphone agira n'ibyago nzovu nta smartphone agira ariko yaricaye bamusomera ibyaha umuvandimwe aregwa ati ahangaha nabibaye kandi nzovu ni mukuru ijambo rya mukuru uzabwire ahita avuga ati ahangaha ni yawe yatwaye mwana juri ya Urumva? 7 Urumva aho ngaho nabasoje igitangazamakuru cy'abandi. kandi nawe waravuye ugatangira gusaba imbabazi kuki utangiye gusaba imbabazi ari uko uvuye kuri 3D kandi nabonye avuga ngo yagiye no kwiyakura kubera ko wamwishyura urakoze cyane ako gasuko ngo yakwishura umuzo Amameze nk'igisozi. bamutse imyaka ibi ntago ari byo Kugira ngo utakunuka. Nubu baracyanuka n'ubwo muri comment baranuka uyu munsi nabwo. n'ubu wari kuba wari gusaba imbabazi Aya n'ubutwari. Kuko gusaba imbabazi ikintu cya mbere. ariko jewe ikintu nemerana ikintu Oya gusaba imbabazi ikintu cya mbere. jewe ikintu nemerana Mutima urabohuka. ntago ari nko kuboneka asaba imbabazi anatarwarabitse ntuzasaba iziki wowe iki twibwiye ko nta mwana yazanye aragusaba iziki Uwo mwana we ntawe nazanye. arasaba iziki se Ndasaba iziki kandi kubwira icyo nsaba. yego None se niba akazi kamakaniye ko umuntu watakonya ishuri batigenge bana naravuze ko bakundanye. Urumva naramubeshye. Sio ni ngoro marabitse wasaba imbabazi yego padri ibintu uzi baretse ndagenda nyizamo ibintu yagiye avuga amuvuga urumva uzi ko uyu mwana Umukobwa ni mwiza n'ubwo uvuga umwihakana. ntamuzi Ashobora ati ni mwiza. ntamuzi Zaza telefone yawe wandike nimero njya kukubwira. uyizi no mu mutwe telefone yanjye cyane uyizi no mu mutwe bimwe mu bintu yagiye gukura ni ibi uyu muhungu niba ari n'umuhungu simbizi Ni umusore. ku bijyanye na hahandi guca nta kibazo Asize nta umugore ngira. nta kibazo kandi yari yise umusore uretse gatoya uzi kubera nta nshingano nyine babyaraho batarera Oya akasuka aho ngaho. kandi ariko bimeze Ndamurera umwana mama wanjye. w'umwana ushobora no kuzaduhamagara mu kiganiro akatubwira uti Eh. bose Anyway. niyo mpamvu nkubwira ko uzi hano narakandamije uzi hano uzahagendera gake Ariko ubwo wise umugabo. njuga njuga wamwikundiye Oya ndavuga uriya mwana. twari tujyaga tukintuka Ndavuga uriya. wamwikundiye Ndavuga uriya mwana uriya mwana uri inyuma. ni kana gutunza agasatsi wamwikundiye amushyize mu rwego rwa basemu wamwikundiye unika niwe munyamakuru wa mbere uhubuka wabyumvise Izo wabyumvise nyine wabyumvise Uretse naza bivuge kandi unikura ubu uvuga twumva. ubagurika ngewe nje mu kiganiro cyanyu gutya vugisha ukuri kandi umutunze agatoki amutunze agatoki iyi nkumi harare n'abana yari yaravuze njuga abihindukiriza Iyi kuri ya nanutse mukobwa wowe. Wakunda njuga.
Ezo wakunda Baza gusura ngo kintu kimwe. Kamaze gusobanurira. Uzito munjije. Utaba muri kariyeri. Wowe se kuki wabwiye? Nuvango kwanza umve. Madam uravuze ngo Kamara mu ikigo. madam wewe muri kariyeri. Abantu benshi bagiye uvuga hano makugarura. Kumuri nyambo ore kuvuga. Ubwinjije ni wawo ubwo ujya wumva. Kumbira ahubwo wowe. Joga bamvuye inyuma se. Yabugira musebye. Yabugira musebye. yasaje mu yango Ibyo sinjye byifite. Areka reka. Aho sinari. Aho mvuye aho hano mvuye. Niba wafashe initiative yo gutangira kugenda ufata imbabazi. Bahera ku ruhande aho ndagiye. yago Kasuku Nyambo n'indi yaryo. Oya Nyambo y'umusoro ntabwo. Oya nako Muyango Kasuku Yago na Emirene. Muyango wamusebeje gwiki. Ntabwo namusebeje. Asa usanga baza abantu Oya, ahubwo ariko. urimo gukora Ahubwo uretse gato. Oya, Ni content.